Uyu mugabo amwita Scott Adkins niwe wakinnye ino filimi ya Undisputed guhera ku gice cya kabiri kugeza ku gice cya kane. Ubundi uyu Scott ntabwo yakombaga gukina bino bice byose, ariko byaje kurangira akinnye ibice bitatu byose kandi yari gukina kino gice cya kabiri gusa. Iki gice cya kabiri yari kugikina ari ku ruhande rubi cyangwa uruhande rwa villain, ariko scene ziwe zose yazikinye neza ku rwego rudasanzwe ku buryo byatumye bakomeza kumara ino kontara yo gukina ino filimi ya Boyka. Ndimo gukora research kuri kino kiganiro cya Boyka, ari ibintu byanangaje. Naje gusanga igice cya gatatu cyarakozwe na miliyoni 3 z'idolari. Giye kureba amafaranga kinjije, mbona kinjije 413. Ubu si kino gice cyaba cyarahombye n'ukuntu cyakunzwe. Reka twumvire hamwe uburyo zino filimi zakozwe, ibintu bitangaje byagiye bibera kuri set zayo, twumve n'utu mistake dutoya bagiye bakora tukaza kugaragara muri filimi. Reka tubane muri kino kiganiro. Ushobora kuba utarubizi, ariko iyi Undisputed ifite ibice bine. Uriya Scott Adkins azamo mu gice cya kabiri, nabwo mu ruhande wakita villain cyangwa uruhande rubi. Kugira ngo uze gusobanukirwa kino kiganiro neza, uyu Scott Adkins turaza kumwita izina rye muri iyi filimi n'ubundi ari ryo Boyka. Uyu Boyka agaragara bwa mbere muri iyi filimi Undisputed mu gice cya kabiri, kandi ni nacyo gice cyonyine yakombaga gukina muri iyi filimi. Aza ari ku ruhande rubi, ari rwo rwa villain, ruza no gutsindwa ku mukino wa nyuma na Michael Joe White, ari nawe mukinnyi w'ibanze muri iyi filimi. Uyu Boyka yaragiye akina scene ziwe neza ku rwego rwiza, ku buryo abarebye ino filimi bagiye bakibagirwa main actor w'iyi filimi ari we Michael Joe White. Birangira bose bibereye ku ruhande rwa Boyka, ari nawe barimo gushyigikira. Ibi byaje no kugira akamaro kadasanzwe kuri uyu mugabo Scott Adkins. Uyu Boyka yakinaga scene ziwe nk'umugabo wikarumye, ugira umujinya w'umuranduranzuzi, ndetse uzi no kurwana ku rwego rudasanzwe. Hakaziraho na Tony, uyu mugabo bavugana amagambo yiwe. Ibi byatumye abafana bamukunda cyane, abaproducer b'iyi filimi batangira kumuha isoko ryo gukomeza kuyikina. Uyu Scott Adkins yari asanzwe uzi no kurwana neza mu buzima busanzwe, dore ko yari azi tekinike ya kickboxing, ninjutsu ndetse na taekwondo. Uko kumenya zino tekinike byatumaga badakora amakati menshi kuri scene, kandi bikagenda neza kuko director yabipanze. Ushobora kuba utarunabizi, ariko zino filimi za Boyka zagiye zikoreshwa budget ntoya, dore ko nk'igice cya gatatu cyakoreshejwe budget ya miliyoni 3 z'idolari. Kugira ngo bagikine bagiye mu gihugu cya Bulgaria, kuko aricyo kirimo amalocation aciriritse ndetse n'amagereza yagiye atabwa kandi ahendutse kuyakiniramo. Iki gice cyari kuza kudirectingwa na Isaac Florentine, kandi uyu Scott Adkins yari kuzamo ari main actor, bitandukanye n'igice cya kabiri azamo ari villain. Uyu Scott Adkins yitozaga amasaha 6 ku munsi kugira ngo azabe afite uriya mubiri wabonaga afite muri iyi filimi. Ibi bikaziraho no kwitoza imigeri myinshi, dore ko kino gice cya gatatu cyari kuza kwibanda kuri tekinike ya martial arts. Uyu Scott Adkins yari abizi ko n'aba stand double bari buze kuza muri iyi filimi, nta n'imigozi bari buze gukoresha, iriya migeri bari buze kwitera bya nyabyo. Aba bagabo ni n'abahanga ku rwego rudasanzwe, dore ko ziriya scene zo kurwana bazikoraga bya nyabyo, kandi bakazikora ku muvuduko uri hejuru, ariko bakigengesera cyane ku buryo natera umugeri uri buze kugukoraho ku mubiri ariko ntukubabaza. Ibi ni nabyo bituma iyi filimi nimba waranayirebye ubona ziriya scene zo kurwana zigaragara nk'iza nyazo koko. Iriya scene ya nyuma yo kurwana muri iyi filimi hagati ya Yuri Boyka na Raul Kinosis iri muri scene zagoranye cyane, dore ko yatwaye iminsi 6 yose. Director w'iyi filimi Isaac yashakaga ko ziriya scene zo kurwana mu rugamba rwa nyuma zigaragara nk'iza nyazo kuko ku buryo bakoraga amateke menshi. Ibi kandi byagiye kubafata iyo minsi yose, kandi banakora amasaha 6 ku munsi. Uriya mugabo unarwana na Yuri Boyka kuri scene ya nyuma ni n'umuhanga cyane muri tekinike ya martial art, dore ko ari utuntu yagiye yongeramo kugira ngo bizagaragare nk'ibyanyabyo. Amazina ya nyayo bamwita Marco Zaro, niwe wongeye muri amugeri wa flip kick, taekwondo spin ndetse na tornado kick wabonye muri la scene ya nyuma. Mu gihe bari bagiye gukora Undisputed igice cya kane, uyu Scott Adkins yari afitanye kontara na Marvel Studio, ku buryo byari bigiye gutuma adakina kino gice cya kane. Nimba wararebye Doctor Strange igice cya mbere, byanze bikunze uyu Scott Adkins waramubonyemo, dore ko akinamo agasene kamwe k'ingenzi. Mu gihe Marvel yari mukeneye ngo abakina zino scene ziwe muri Doctor Strange igice cya mbere, ni nabwo yari akenewe kugira ngo abakina ino filimi ya Boyka igice cya kane. Kandi twese turabizi uburyo filimi za Marvel ziba zifite budget iri hejuru, kandi zishobora no kuguhindurira ubuzima mu gihe gitoya. Yari agiye kuyireka akibanda kuri iyi filimi ya Marvel Studio, gusa ku bw'amahirwe muri iyi filimi ya Doctor Strange yari afitemo udusene dutoya ku buryo asa turangiza hakiri kare. Hari amahirwe menshi yuko yaba afite scene nyinshi muri iyi filimi ya Doctor Strange tuba tutaramubonye muri filimi ya Undisputed igice cya kane. Mbere yuko batangira gushutinga kino gice cya gatatu, director wayo Isaac yari yarabwiye abantu bose bashaka kuzaba bari kuri set yayo kuzaza. Ibi byaterwaga nuko mu gushutinga iyi filimi babaga bakeneye abafigire benshi, ari nabo bari abantu wabonaga babaga bari muri gereza. Mbere yuko tujya ku mafaranga bagiye bashora muri zino filimi za Boyka na box office zagiye zikora, ari utuntu tw'udukosa bagiye bakora kandi twagiye tugaragara. Niwitegereza neza iriya scene aho Turbo barimo kurwana na Boyka, uzabona ko uyu Turbo bafite ibyuya ku mubiri wiwe, bakoraga kati gatoya bya byuya bikata bigenda. Si ibyo gusa, dore ko bongera kuza no gukora kandi gakati ukabona bya byuya biragarutse kandi yari yumutse.
Ibi byatewe nuko ino scene ya Turbo na Boyka barwana yabafashe iminsi 2 yose barimo kuyishutinga, hanyuma scene bakaza kuzivanga. Hanyuma nibita kuri kano ka detail gatoya, kandi hari abantu babiteguye kureba tuno tuntu tw'utu mistake. Nunareba neza zira 3 za Boyka uzabona ko zigenda ziva ahantu zari ziri utuyinshi dutoya nubwo bigoranye kubibona. Uruko bajyaga gufata amashusho y'iyi filimi babanzaga gufata hagati y'iminota 30 na 50 barimo gushyiraho tattoo Scott Adkins. Director wabo arigahitaga babwira ngo mureke dutangire dushutinge, n'ubundi abantu bazita ku migeri yiwe ntabwo bazita kuri tattoo zimuri ku mubiri. Ntabwo wasoza kino kiganiro utavuze ku gice cya 4 dore ko nacyo kiri mu byakunzwe cyane. Kiri no mu bice byakoreshejwe budget ntoya dore ko cyanakozwe mu minsi 33 yonyine gusa. Scene za Boyka zonyine zatwaye iminsi 25 yonyine ziba zirarangiye. Ibi bita binashyira iyi filimi imwe muri filimi za martial art zatwaye igihe gitoya mu kuzikora. Director w'iyi filimi yashakaga ko wamujinya Boyka bafite mu bice bya mbere ugabanyuka, ni nayo mpamvu muri iki gice harimo scene nyinshi za emotional. Uriya murwano wa nyuma muri iyi filimi wakiniwe mu cyumba cyari gishyushye ku rwego rudasanzwe dore ko cyari gifite degree 40 zose. Ibi byatewe nuko bari bashutingiye mu gihugu cya Bulgaria, kandi buri uko Sam igeze iki gihugu kirashyuha ku rwego rudasanzwe. Mu bintu byatumye ino filimi ikundwa cyane ari muri mugabo Martin Ford ariko akinamo nka Coachman. Mu gihe waba utamumenye ni uriya mugabo wakoze siporo ku rwego ruri hejuru unarwana na Boyka kuri scene ya nyuma. Uyu Coachman yakinye script ziwe neza, kandi kubera ukuntu yakoze umubiri ku rwego ruri hejuru byatumye scene ziwe ziryoha. Igice cya mbere cya Undisputed cyasohotse mu 2002 cyatwaye budget ya $15,000,000 kikigera ku isoko cyinjiza box office ya $14,900 by'amadolari. Ayo ni amafaranga yinjiye aturutse mu masare yerekanaga filimi, ntabwo tuvugiyemo ama DVD yagurishijwe. Iki gice cya mbere cyasohotse mu gihe filimi zerekanwaga mu masinema kandi akagurishwa n'amasede ku buryo bigoranye kumenya amafaranga kino gice cyinjije. Igice cya kabiri n'igice cya 4 na budget yabyizwe dore ko abayikoze batigeze babitangaza. Igice cya gatatu cyo cyakozwe n'ari amafaranga twatangiye tuvuga kininjiza $413. Izi filimi ntabwo zigeze zihomba, ahubwo nuko zacururijwe ku ma DVD zikazaza zinatizwa, niyo mpamvu amafaranga zinjije atazwi neza. Wowe twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane.